Reka mabwire ko uyu munsi nta mwe tuza gushyiramo tworoshye imvugo ndetse turaza gukubita tubangura abasore ugomba kugendera kure muri ubwo buzima urimo niba wikunda. Ndagusabye umvise inama zikuye muri iki kiganiro menya byinshi cy'uyu munsi. Namwe basore mwirinde kugira iyi mico ngiye kubabwira kuko ibagaragaza nabi bakabangira icyo ngicyo bakabihunza. Ubwo n'abakobwa mwifuza kugira tuzabane mu biganiro by'ubutaha bitakugoye, manuka munsi iyi video ukanda ahantu hirabura h'umukara handitse subscribe, ubundi kandi no kukazugira akahita kazi impande yaho ukihakanda nawe uzabumbwira ukuntu ibyo bintu ari umuti. Reka tuvuge ko wireba ukumva ushaka umusore mwiza w'inzozi zawe gusa nanone ukaba warabuze aho wahera uhitamo. Reka tuvuge ko bose baza bakubwira buri kimwe ndetse byinshi muri ibyo ukumva birasa, hamwe uba wabuze amahitamo cyane cyane ko babikubwira nyuma bakabirengaho akenshi ibyanyu bikarangira nkaho nta kigeze kiba hagati yanyu. Reka nkwereke rero, egeza agatebe hino nkongorera abasore 5 ugomba kugendera kure bibaho kuko uzicuza uganyire buri wese, ukaganyira buri wese agahinda wagize ndetse ukazakabwira buri wese uzabona ku nzira nutumva ibi bintu ugiye kukubwira. Namwe basore mwirinde ibi bintu kuko bibagaragaza nabi. Ese mwere Mugisha muri kumwe muri iki kiganiro, nizere ko muri ikiganiro mpaka gisoje kuko wa gatanu we turaza kuvugaho ni mubi cyane. Ndumva nanjye mfite ubwoba njye ubaganirira. Reka dutangire. Umusore w'umuhehesi n'abantu mwenda bakunda, reka mbabwize ukuri, ntabwo ari wa wundi utendeka abakobwa 2 cyangwa 3, ahubwo uyu nguyu we nta mukobwa adatereta. Umwise rudacira akabishye ni waba ubeshye cyangwa se ni waba wibeshye narobanura. Umuyaya w'iwabo cyangwa se umukozi w'iwabo aramutereta, n'umukobwa bahuriye muri bise mu kinyabiziga runaka aramutereta, cyangwa se bahuye ajya ku kazi ku nzira se, reka tuvuge no mu nzozi aba yarota ahita mwaka nimero. Umukobwa ukata amatike azamutereta, umupuranto ku kazi azamutereta. Mbese uwitwa igitsina gore wese hafi na mwini wabo nuko ahubwo baba bafitanye isano, gusa uzabona atereta cyane koko. Aba ni bamwe iyo mubanye cyangwa se ubanye nabo uzasanga uhururira, ariko dusubiremo wowe atereta buri wese atarobanuye, atandukanye na wa wundi ukunda benshi akazavanamo umwe mu gihe gikwiye, nubwo uyu nawe atari karita nziza yo gukina uko abagutesha umwanya, ubundi yakabaye akunda wowe wenyine gusa. Niba nawe koko ariko bimeze, ndacyari umwana niko atekereza. Uyu we ni wa kabiri. Uyu we nubwo akuze ariko iyo urebye ibitekerezo bye uzasanga akiri umwana, yarize wenda araminuza ariko uzasanga abyuka yicaye bukarinda bwira ahazaza ntabwo bamuteye ubwoba. Muri make nta gahunda panga y'ahazaza he, iyo abonye ayo kugura bundles cyangwa se internet abahiriwe, ubundi akirirwa ashaka umugurira agacupa maze sugutereta koko akivayo. Uyu kumwiterekaho rero by'umwihariko kuzabana nawe cyangwa se wifuza kuzabana nawe, ujye umenya ko urugo ruzaba rukuri ku mutwe wowe wenyine nk'umugore. Ahora mukuri cyangwa se yumva ahora mukuri, igihe cyose hagize akavuka hagati yanyu ahita kwereka ko ari wowe uri mu ikosa, we ngo ari mukuri niko azahora kubwira. Muri make we nta kosa agira. Yamvugo ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, we ayumva cyane gusa yumva nabi kuko we uzasanga atanemera ko ari mu ikosa, ahubwo uzakunda kubona yisobanura kurenza umuntu uri mu rukiko kandi akerekana ko buri gihe ingingo zimurengera. Uyu ni mubana uzaba witeguye kutazamugisha impaka kuko niyo yaba yaguye mu cyaha ntazakemera, azakwereka ko afite ukuri, azashakisha ingingo zose zishobora kukwereka ko ari mukuri kandi zimurengera. Umufuki wa cyane ni umuntu wa 4 cyangwa se umusore wa 4, harya ngo nibo mukunda cyangwa se nibyo mukunda gufuhirwa. Uyu azaba agucunga kuruta ahari nawe uko yicunga. Azaba cyangwa se uzabona akubaza impamvu wambaye ipantaro igufashe, akubaza impamvu wambaye akajipo kagufi. Urwo n'urugero, ntatana no kuguhamagara kenshi atari uko gukumbuye, ahubwo ashaka kumva ko uri kuyivugiraho. Muri kumwe n'uhamagarwa kuri telefone azashaka gutegwa ugutwi uguhamagaye ngo yumve ibyo muvugana. Mutari kumwe abakubaza aho uri, ibyo urimo, abo muri kumwe, impamvu ari kumva amajwi y'abagabo hafi yawe. Mbwiza ukuri bitaraba birebire, iryo jambo uzaryumva kenshi ari kubwira ngo mbwiza ukuri bitaraba. Reka nsakemo gatoya, mbese igihe utari kumwe nawe cyangwa se utaryamye akubuza amahwemo, uyu mubanye yaza kurwaza umutima. Reka tuvuge ku wanyuma ari we mwiyemezi.
uyu we abakwereka ko ari byose igihe cyose. Niwe wumva ko yambara neza, yiyumvamo ko ateye neza, asa neza, avuka mu muryango ukomeye se. Uzumva yivuga ko yize amashuri meza, afite akazi keza, mbese afite byinshi yiratana, mbese akumva ko ari iturufu yo gukundwa cyangwa se yo kuba waramukunze. Iyo umuhakaniye urukundo uzasanga guherekeresha amagambo yo kukwishongoraho no kwiyemeraho, ndetse ukumva gutega iminsi. Iyo musohokanye utanga komande, ubundi wayitanga nabi, akakubaza ari uvumbutse mu mwobo, nurugero aho ngaho, mbese akakwereka ko utazi bigezweho. Niba abandi yo mubanye ntabwo ushobora kwakira inyuro ziwe. Tekereza niba muri ku meza ugafata kuto cyangwa se cya cyuma bagisha ku meza mu kuboko kw'ibumoso, ubundi kijya mu kw'iburyo. Uzabumwira. Turasoje iki ni ikiganiro menya byinshi, kugira tuzaba n'ubutaha. Manuka munsi iyi video ukanda ahantu hirabura h'umukara hanze ijambo subscribe, ubundi uzambwira uburyohe winjiyemo guhera uyu munsi. Nitere montanye niko shene yitwa. Nitwa Mugisha, niwe wumvaga tuzahura mu kiganiro cy'ubutaha. Ngayo nguko.